umugani wa mugabo uti ntago nabyemera. Ese koko inkuru iri kugenda ivugwa kuri Vestina yaba ari ukuri koko yahanye divorce cyangwa se yafashe divorce cyangwa se yatandukanye n'umugabo we Edrissa? Nibyo tugiye kugenda tuvuga hano muri iyi video. Ntizi iminota mike tugisesengure turebe ikintu cyabiteye nuko byaje kugenda mbere yo gufata imyanzuro. Mu minsi ishize rero twabonye ikiganiro kivuga kuri Vestina abwira Dorcas murumuna we ati mwana wanjye cyangwa se mwana wa mama ati ntuzashyake ndakuburiye. Byaba ariyo nkomoko? Reka tugende tubigarukaho. Mu minsi ishize rero ku mbuga nkoranyambaga havuzwe inkuru yatunguye abantu benshi ku buzima bwa buri munsi bwa Vestina, umuhanzikazi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Ishimwe Vestina aririmbana na murumuna we cyangwa se na muvandimwe Dorcas. Nyuma y'igihe bivuga ko rero urushako rwe rwamaze kugera ku herezo, Vestina yongeye kuvugisha benshi ubwo yishyiraga ubutumwa bwe kuri Instagram bwamaze amasaha 24 gusa avuga amagambo akomeye ariyo yagiye avugisha abantu benshi kuri uyu munsi cyangwa se muri iyi minsi. Uyu munsi rero ubuzima yatangiye avuga ati uyu munsi ubuzima mbayeho si bwo nahisemo, mbayemo mu buryo bubi, ntabwo mbikwiye kuko ese koko byarangiye burundu hagati ye n'umugabo we ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani Francis. Ese ni iki cyabaye? Reka dusesengure turebe ibintu byagiye biranga uyu Ishimwe Vestina ku magambo yagiye avuga ati ko abayeho mu buzima bubi, ko ubuzima abayeho we n'umugabo we atabyishimiye. Yavuze ko rero atabyishimiye bitewe n'igihe kirekire amaranye n'umugabo we, ko ntawamenya ikibyihishe inyuma. Reka turebe itangazo ryatanga. Yavuze ati Vestina rero na Edrissa bahuye mu bikorwa by'ivugabutumwa, urukundo rutangira aho ngaho, batangira kwishyira hamwe, batangira kumenyana, batangira gupanga no gukora ubukwe bwabereye muri Interlake Francis Arena ku tariki 5 Nyakanga 2025. Abari bahari bavuga ko byari ubukwe bw'agatangaza kandi bwari bwuzuye amarangamutima ku bahanzi benshi bari babwitabiriye. Rero byari ibintu byiza nk'uko mwagiye mubibona. Nyuma y'amezi rero make abantu batangiye kubona ibimenyetso ko ibintu bitari kugenda neza. Abafana ba Vestina batangiye kubona amagambo adasanzwe kuri status z'amagambo avuga ko ubuzima butari bwiza n'ibigeragezo bimaze kumurenga. So rero ubutumwa bwo yabashije gushira kuri Instagram ye n'amagambo akomeye cyane, mu magambo azongera ngo nta mugabo n'umwe uzongera kuba yamushuka. Rero benshi bahise bibaza byinshi. Ese ni iherezo ry'urushako rwe? Ese ntabwo bari bameranye neza mu rukundo? Byavuga ko batameranye neza, none akaza ari kubihamiriza yuko bashobora kuba batabanye neza. Kuri ubu rero amakuru avuga ko Vestina ari muri Canada hamwe n'umuvandimwe Dorcas bakomeje umurimo w'ivugabutumwa n'ubuhanzi bwabo. Abakurikirana bavuga ko ubuzima bwa Vestina buri butangira gushidikanywaho ndetse agafata n'umwanya wo kwiyubaka, kubera ko amaze igihe kirekire atajya kubonana n'umugabo we aho yamusize. Rero iyi nkuru ikomeje kwibutsa abantu ko n'abaririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza nabo bagira ibyo bahura nabyo mu buzima busanzwe, ariko kandi igaragara kwiyubaka bishobora ndetse no kuba ufite umutima ukomeye n'agaciro, uko inkuru zigenda zivugwa hirya no hino ziba zitandukanye. Ese wowe ni ikihe nk'umuntu wavuze aya magambo akomeye akavuga yuko abayeho nabi, yuko ashobora kuba mu gushaka kwe ashobora kuba yarashutswe? Byaje rero kuvugwa yuko ashobora kuba yatandukanye n'umugabo we. Ubwo rero turaje tugende tubimenya
amakuru baragenda tugenda dukura hirya no hino turagenda tubigarukaho. Vestine na Dorcas rero iyi divorce yabo rero ntabwo wenda byashigwa ahagaragara ngo tubyemeze neza kuko nta kintu arabitangazaho, nakubita usibye ubutumwa yashize kuri Instagram ye, nibiza kuvugwa turagenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Murakoze cyane.